Ndagusuje kandi mwaye ikaze kuri wese ukurikiye Story House. Reka nizere ko umeze neza cyane aho wirire hose. Reka nshimire wowe wakoze subscribe rero nawe utari wayikora. Reka nizere ko urasiga uyikoze kugira ngo tujye dukomeza kubana. Hanyuma rero mu minsi ishize mu cyumweru n'iminsi irenga 3 cyangwa 4 ishize nibwo hamenyekanye inkuru yuko abasore bacu babiri Kevin Kade na Davis D baba bafunzwe bakurikiranyweho icyaha cyo gusambanya umwana uri munsi y'imyaka 18. Uru rubanza rw'abasore Davis na Kevin Kade kimwe n'umusore w'umufotozi bafunganwe rwatangiye kuburanishwa mu mizi. Baburana ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku cyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukuri. Ibi byabaye kuwa gatatu, ariko se ki muri kano kanya ndagira ngo tugaruke ndetse tugimuzi twumve ko iki kibazo cy'uyu mwana w'umukobwa ngo bivugwa ko yasambanyijwe, ndetse biri no kuvugwa ko hari amakuru hari yuko rushobora gusiga guharana n'abandi bagera kuri 3 ngo bakurikiranweho uruhare muri iki cyaha. Kuwa gatanu tariki ya 5 Gicurasi 2021 nibwo basore 3 barimo Davis D, Kevin Kade na Habimana Thierry w'umufotografe bakurikiranweho icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure, na Davis D ushinjwa kuba icyitso muri iki cyaha, dore ko ngo bivugwa ko uyu musore Davis D ngo yaba yarari iwe, noneho Kevin Kade akaba nawe ngo yarari yo, dore ko mbere amakuru asotse bwa mbere yavugagwa ko aba basore ngo bari gutegura indirimbo yabo bagomba gukorana, noneho ngo uyu mukobwa akaba ari habasanga, ndetse ngo biravugwa yuko ngo uyu mukobwa nyine ngo yaba yarasambanyijwe na Kevin Kade bari mu rugo kwa Davis D. Nyuma yo kugaragaza impamvu zitandukanye, aba basore gusa basabye urukiko ko urubanza rwasubikwa kuko Kevin Kade na Habimana umwunganizi wabo mu mategeko atari yabashije kuboneka. Davis D we wari wunganiwe yanze kuburana kuko dosiye ye yari yagejejwe muri systeme bitinze, bityo yaba we n'umwunganizi we mu mategeko bahamya ko batabonye umwanya wo kuyigaho. Bijyanye n'uburenganzira bw'uregwa, inteko iburanisha yafashe icyemezo cyo gusubika iburanishwa. Amakuru dufite kugeza ubu navuga ko Kevin Kade akurikiranweho kuba tariki ya 18 Mata 2021 yarahamagaye uyu mukobwa bari kuzira amubwira ko amukumbuye, bitandukanye n'ibyara byaravuzwe mbere, dore ko hari havuzwe yuko ngo uyu mukobwa yahamagaye Kevin Kade ari kwa Davis D ngo bari gukora indirimbo bari muri studio, ngo uyu mukobwa ngakamusanga. Byavugwaga ko rero ngo uyu mukobwa ari we wahamagaye Kevin Kade, gusa makuru hari kugeza ubu nuko noneho byavuzwe yuko ngo Kevin Kade ngo niwe wahamagaye umukobwa gakamubwira kamukumbuye. Icyo gihe ngo Kevin Kade yabwiye umukobwa kari Kicukiro mu rugo kwa Davis D, amusaba kari naho yajya kumureba. Umukobwa nawe wari usanzwe acuditse nyine na Kevin Kade, urumva ko yahise ajyayo. Mu kuhagera ngo bivugwa ko Davis D yasuhuje uyu mukobwa, ahita asohoka ajya kuri telefone asiganiye inkumi na Kevin Kade. Kevin Kade ashinjwa kuba yarahise afata uyu mwana amujyana mu cyumba ngamusaba ko baryamana, undi aremera. Bibaho gusohoka kwa Davis D rero ngajya kuri telefone bigatuma bigaragara ngo nka hari icyitso cya Kevin Kade wakoze iki cyaha, kuko bisa nkaho yatanze rugari ngabashe kwisanzura ya mu bugenzacyaha ndetse no mu bushinjacyaha. Davis D yahakanye iki cyaha, ndetse Kevin Kade n'uyu mukobwa naho bigeze bagaragaza izina ry'uyu muhanzi mwibazwa ryaho. Ndetse abantu baravuga yuko Davis D nahahuriye n'aba ngabo ubwabo, niba baramusanze mu rugo iwe birumvikana yuko nese yari babuze ati musohoke mujya ahandi. Niko nyine abantu bari kuvuga. Ubushinjacyaha rero ngo bukurikiranye uyu muhanzi kuko butumva ukuntu ngo yasize abantu mu nzu ye harimo n'uwatazi, ku buryo busanga ari ibintu yari aziranyeho na Kevin Kade, akamuha umwanya nyine bakisanzura. Kevin Kade nawe ahakana icyaha cyo gusambanya umwana utarageza imyaka y'ubukure, yemera ko bahuye ndetse bagahurira kwa Davis D, ndetse ngo nta kuntu yari bubone ngo bajya gusambana, ngo dore ko bari gukora indirimbo we na Davis D ngatari bubone umwanya wo kujya muri ibyo, ngo dore ko umukobwa ngo yahamagarwa cyane. Mwibazwa mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha, uyu mukobwa yavuze ko yasambanyijwe na Kevin Kade, bigashimangirwa nuko amakuru yatanze asobanura icyumba yasambanyirijwemo. Ubugenzacyaha bwagiye mu rugo kwa Davis D bugasanga ahura n'ukuri. Ikindi cyatumye ubushinjacyaha bufata icyemezo cyo kuregera urukiko nuko uyu mukobwa bivugwa ko yakorewe
icyaha ataruzuza imyaka 18 kuko hari icyangombwa ngo cyabonetse kivuga ko yavutse tariki ya 23 Ukuboza 2003. Ibi bikiyongera kuri raporo ya muganga yagaragaje ko uyu mukobwa basanze na karangabusugi ngagifite. Ariko se ko bivugwa yuko ko Kevin Kade ngo yaba yarabonanye na n'uyu mukobwa tariki ya 18 ariko si uyu mukobwa nyirizina yaraye. Ugerageje kumva neza uko iki kibazo cy'abahanzi giteye usanga hari umuntu wirengagijwe mu iperereza. Uyu mwana bivugwa ko yasambanyijwe na Kevin Kade ku itariki ya 18 Mata 2021 ariko nta muntu uzi aho yaraye muri iryo joro. Hari amakuru avuga ko Kevin Kade yireguye avuga ko uyu mukobwa yavuye shishi itabona kwa Davis D aho bahuriye kubera ko ngo yari asanze undi musore wari uri kumwotsa igituta amubwira ko amushaka. Ibi bivuze ko aramutse yarararanye n'uwo musore wamuhamagaraga cyane nkuko bivugwa haba habonetse undi muntu mushya uri muri uru rubanza ugomba gukurikiranwa hakarebwa niba nawe yaba ataramusambanyije. Tuvuye kuri Kevin Kade, Habimana Thierry nawe bivugwa yuko yamusambanyije ndetse ngo yafatanwe n'uyu mukobwa we, noneho nta nubwo hajya havugwa byinshi kuri we ngo yarezwe n'inshuti ye babanaga mu nzu. Tariki ya 19 Mata 2021 Habimana Thierry photographe mu Kibondo studio wafatanwe uyu mukobwa yamutumiye mu isabukuru y'amavuko yari yabereye Landmark Hotel. Usibye uyu musore bivugwa ko nawe ashobora kwisanga yinjiye mu kirego, mubyara w'uyu mukobwa nawe bivugwa ko yahita kurikiranwa ku bikitso nyine kuko yarazi neza umubano wabo ariko nabimenyesha ababyeyi b'uyu mwana cyangwa inzego zishinzwe umutekano. Ariko se mugani uyu mwana w'umukobwa kuko niba abasore bose babaye bararyamanye nawe hari abamufataga ku ngufu ko yijyanaga nyine, kamakuru agenda ajya hanze bivugwa ko yaba yarahamagarwaga akajyayo. Ese ubundi koko niba ari byo koko uyu mwana w'umukobwa atarageza imyaka y'ubukure akaba yarazengurukaga muri abasore bose, nyirizi n'umubyeyi w'uyu mwana w'umukobwa ngo we nawe ifitemo uruhare guta umwana yifata akamara iminsi 2 gashira umubyeyi ataza aho umwana wiwe ari. Ariko nanone tugaruke ku mwana w'umukobwa, uyu mwana w'umukobwa kuko niba afite imyaka 17 akava iwabo akagenda agiye muri pati, umubyeyi namenya aho yaraye n'uyu mwana aragiye araranye n'uwo musore, ntabwo yamufashe ku ngufu kuko mu bivugwa byose nta na hamwe bari bagaragaza ko uyu mwana yafatwaga ku ngufu. Uyu mwana yabikoraga bishaka gusa nyine itegeko ry'u Rwanda rivuga ko wasambanyije umwana wese uri munsi y'imyaka 18 agomba kubihanirwa n'amategeko. Noneho si uyu mwana w'umukobwa wagendaga akava ku musore umwe akajya ku wundi ejo akajya ku wundi, ubu ni yabibaye yamvuga ivuga uti ngo Kigali wisheya nyine handi basigaye bavuga ngo Kigali wisheya nyine. Ariko se nyine uyu mwana bivugwa yuko nyine ngo yaba afite ingeso yo kwirukanga mu bahanzi, niko byavuzwe mbere kandi rwose bibaye ari byo ibi byamamare byacu bihamwe n'icyaha ni hatari kabisa. Dore ko Mr Kagame ari we waririmbye ngo other age sinzi kunda. Ubundi iyi nkuru igitangira kuvugwa abantu bari bagize ngo ni ikinyoma nyine Davis n'ikindi yahimbye, ariko byaje kuba birebire dore ko abasore nyine bafunzwe bakurikiranweho icyaha cy'ubufatanya cyaha ndetse na bamwe ngo gusambanya umwana umukobwa uri munsi y'imyaka 18. Ariko nari nasoza mu minsi ishize n'ubundi iyi nkuru igisohoka havuzwe yuko ngari ishyamba abari mu isi y'imyidagaduro bazi Davis na Kevin Kade ngo bagiriye ishya bari batabishimiye ngo kuko bagiye gukora n'indirimbo ngo dore ko bamwe batifuzaga yuko ngo bakora n'indirimbo, rero abandi bagakeka yuko ngo ryaba ari ishyari ndetse ngo kaba hari uwihisha inyuma ngo y'iki kirego ngo kugira ngo abasore ngo babe basubira hasi. Akaba ari isi y'imyidagaduro nyine ngo haba harimo ngishyari. Gitezwe ko kuwa 12 Gicurasi 2021 aribwo Davis na Kevin Kade na Habimana Thierry photographe bazasubira mu rukiko baburana kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo. Ngayo nguko rero nguko urubanza kugeza ubu rwa Davis na Kevin Kade n'uyu mu photographe Habimana Thierry rumeze kugeza ubu. Ariko nyirizina abantu baratanga comment zitandukanye batuye umwana w'umukobwa yarananiranye ndetse ngo bagomba kurekurwa ngo kuko uyu mwana w'umukobwa nawe amufataga ku ngufu yarahamagarwa akagenda ndetse ngo nibinamenyereye. Noneho byaje guhumira ko mirari aho ngo umuganga yavuze yuko ngo nanakaranga busugi ngo uyu mwana w'umukobwa ngo yaba afite. Rero nanone abandi bakavuga ati iki kirego cy'uyu mwana w'umukobwa ndetse aba
musore ngo bashobora kuba nyine ari ishyari nk'uko nari maze kubivuga ngo ndetse ngo hari abantu bo hejuru ngo bari gusunika iki kirego ngo kugira ngo kigire uburemere. Iyi ni Story House, kanda subscribe tujye dukomeza kubana. Njye nari Diane Mahirwe.